mwiza ufite impano umukobwa wawe wuzuye. Urimo urutonde rw'abakobwa batanu b'abasitari b'abanyarwandakazi batiyemera batirata cyangwa se batishyira hejuru kandi abasitari bafite amafaranga nyine barubashywe cyangwa se bagakwiye kuba biyemera cyangwa se birata ariko nukuri bicisha bugufi pi ukimwandikira kuri social media ziwe agusubizanya umutima mwiza nyuma makeya waba uri umukire waba uri umukene usanga bereza agaciro abantu bose kimwe. Aba bakobwa rero ni Imana y'u Rwanda icyo nabifuriza ngiye ku ruhande rwanjye Imana ibongera ubwiza ndetse n'igikundiro itibagiwe no mu nda zero ariko nanone hahirwa umugabo uzabashaka cyangwa se uzabarongora kubera yuko uwo bazahereza amazi uwo bazahereza icyo kurya ntabwo azigera yicwa n'inyota ndetse n'isari. Gusa nanone sinakibagira kukubwira yuko uwo bazavunira igitanda kizanira kisaza kitaguramye cyangwa se ntabwo kizagorama na gato. Nanjye harubanze ndi gushenga cyangwa se ubanze nangiye gutera umukobwa mbere w'imfura mu Rwanda utiyemera utirata uzi agaciro k'ikiremwa muntu cyangwa se uzi agaciro k'abafana biwe uzi agaciro k'abantu bamukunda uzi agaciro k'igisobanuro cy'umuntu w'Imana cyangwa se cy'umuntu waremwe n'Imana. Turasanga uwitwa Miss Naomi. Uyu mukobwa witwa Miss Naomi arakunzwe nta muntu utamukunda cyangwa se nta muntu utazi izina ryiwe ariko uzakurikirana neza kuri social media ziwe uyu mukobwa ariyubaha ikindi cya kabiri yubaha abantu bose bamukunda cyangwa se abantu bose bamuhereza agaciro. Ngiye nkunda gutangara cyane iyo ngiye kuri live yiwe kuri Miss Naomi arubaha ahereza agaciro abantu bose atiteye ku cyo uri cyo. Nukuri ngiye nigeze kumwandikira rimwe message ngira ngo ntabwo ari bunsubize ariko yaransubije ndetse kandi rwose uburyo yansubijemo nyine ese numva ngize umutima namukuyeho isomo rikomeye cyane. Miss Naomi cyangwa se uyu munyarwandakazi ukunzwe cyane twese dukunda twiyumvamo numwe mu bakobwa numwe mu bari numwe mu bizungerezi bitemera cyangwa se bitirata. Yego nubwo afite umutware cyangwa se nubwo afite umugabo ariko Naomi ntabwo yirata ntabwo yiyemera rwose namutangira ubuhamya. Naomi interview twakoranye twari muri Cote d'Ivoire atasaga neza urabona gwasa ni mwiza kurusha kuri nabonaga batinya no kumurana no mu maso. Umukobwa wa kabiri utiyemera utirata ni uwitwa Uwera Judith. Uwera Judith ese muramuzi? Uzitegereze neza buriya Uwera Judith ni umwe mu bakobwa basapotinga abantu benshi baba content creator bakirasi cyangwa se bakizamuka. Uwera Judith ntabwo yiyemera ntabwo yirata ni ukuri n'imfura cyangwa se ni umunyarwandakazi uzi agaciro k'ikiremwa muntu uzi agaciro uzi igisobanuro cy'abafana biwe. Ese nawe Uwera Judith uramukunda? Niba umukunda se umukundira iki? Ikindi cya kabiri niba wumva hari umukobwa twabagiyemo ahangaha nawe uyubaha cyangwa se nyuma makeya wubaha abafana biwe ukunda abantu biwe uze kumwandika ucase muri comment. Kandi bo hari umwe twashyizemo muri aba ngaba ukunda cyangwa se nawe wemera yuko yubaha abantu bose atirata uze kumwandikaho izina hasi muri comment ushyira ngo uyu mukobwa rwose ndabizi neza yuko nanjye atirata ndamukunda mwiyumvamo. Gatatu utirata mu Rwanda kandi ni umusitari afite amafaranga nyine makeya witegereje uburyo aba ari sociable ku bafana biwe ntabwo nyine ni ibintu bitabaho cyangwa se ni ibintu bidashoboka. N'uwitwa Keti Bashabe. Keti Bashabe ni mu bakobwa beza bateye neza bafite amafaranga ariko ntabwo yirata kubera yuko iyo utekereje neza interview akunze gukora mu Rwanda usanga akunze nyine gutanga ingero nyine ukumva yuko harimo umutima muntu cyangwa se agifite uburere ari wa mukobwa uzi agaciro k'abakene ari wa mukobwa uzi agaciro k'ikiremwa muntu muri rusange. Keti Bashabe rero nawe namugushyire ku rutonde rw'abakobwa beza ndetse kandi bateye neza ariko batemera cyangwa se batirata bicisha bugufi bagaragaza yuko bafite umutima wa kimuntu kandi bagakwiye ko birata cyangwa se bagakwiye kuba biyemera. Ese nawe Keti Bashabe uramukunda? Ese umukundira iki cyangwa se ni ikihe kintu kimwe nyine wamwigiyeho nyine uzi neza cyangwa se utakibagirwa mu buzima bwawe? Ku mwanya wa kane mu bakobwa batemera cyangwa se abanyarwandakazi batemera bicisha bugufi mu Rwanda kandi bafite amafaranga cyangwa se bafite igikundiro bafite fame mu Rwanda turasanga uwitwa Bwiza Emerance. Bwiza Emerance ni umwe mu bakobwa batiyemera batirata bazi agaciro k'ikiremwa muntu cyangwa se bahereza agaciro buri muntu wese especially abafana biwe. Ese Bwiza Emerance ujya ubona stage ziwe? Ese ujya ubona uburyo nyine abana n'abafana biwe cyangwa se uburyo yisanzura ku bafana biwe? Niyo ngo uyu mukobwa ni isomo kuri buri mukobwa wese ushaka kumenya impamvu abakobwa bamwe na bamwe babona abagabo abandi bagasigara batabafite cyangwa se impamvu abakobwa bamwe na bamwe bubaka ingo nziza abandi nyine zigasenyuka zitamaze kabiri. Na yindi mpamvu ibitera ni umutima
umutima uba ufite, niba uzi neza ko ufite umutima mwiza, niba uzi neza ko uri sociable, niba uzi neza yuko uhereza agaciro abantu b'abakene bari hasi yawe, ndakubwiza ukuri, niba uri umukobwa, Imana izakublessinga, izaguhereza imigisha myinshi cyane, izaguhereza urugo rwiza, izaguhereza umugabo mwiza, ibyo wifuza byose utekereza izabiguhereza, kandi rwose nta kiguzi utanzi. Umutima mwiza gusa uzana byinshi mu buzima. Umutima mubi kandi nawe cyangwa se akajinyori, agatima kabi nako rwose nakubeshyi kazirukana ibintu byinshi mu buzima bwawe. Ro uyu mukobwa rwose uwitwa Bwiza Emerance niwe twamushyize ku rutonde rw'abanyarwandakazi, abakobwa abari bazi agaciro k'ikiremwa muntu, bazi agaciro k'abafana. Ku mwanya wa nyuma wa gatanu w'abanyarwandakazi batiyemera, batirata kandi bakunzwe cyane mu Rwanda, nyine bafite fame pe mu buryo bwose bushoboka, turasanga abakobwa bagera kuri babiri. Uwa mbere ni Nyambo Jessica. Nyambo Jessica nawe ni umwe mu bakobwa batemera, cyangwa se nyine witegereje neza interview ziwe, ibigana akunze gukora rwose ntabwo yemera, ntabwo yirata. Undi mukobwa umwe ni umumama, cyangwa se ni umwe mu bari mfata nk'icyitegererezo mu buzima bwanjye, ni uwitwa umugore wa Aga Promota, cyangwa se umwite mukobwa Jana Asifiwe, umwite Miki. Ni ukuri Miki ni umwe mu bamama, cyangwa se nyine akiri n'umukobwa njye naramukundaga, cyangwa se nyuma makeya nakundaga speech ze kubera yuko agaragaza yuko atiyemera, azi aho yavuye, azi naho ageze aka kanya. Nubwo nta muntu ukundwa n'abantu bose, ariko byibuza Miki rwose ntabwo yiyemera, ntabwo yira. Muri rusange rero dore abakobwa bose batemera mu Rwanda, cyangwa se batirata, bazi agaciro k'ikiremwa muntu, cyangwa se bazi agaciro k'umufana, kandi bafite igikundo, bafite amafaranga, bafite ubwiza ndetse n'uburanga. Ubundi murabizi neza muri kamere y'abakobwa, abakobwa benshi usanga biyemera pe, barirata. Ari no mpamvu usanga abakobwa benshi badahuza na bagenzi babo, nta yindi mpamvu, nta muntu ukunda umuntu wirata. Rero byagorana cyane kugira ngo uzabone abakobwa babiri bari inshuti bahuza neza cyane, cyangwa se bizera, nyine n'ibinabaho uzasanga abo bakobwa ari abanyamugisha cyane. Niba uri umukobwa ukaba ufite umukobwa w'inshuti yawe, muhuza bya hatari, nyine ugasanga ni umwana mwiza, ni inshuti yawe magara, ni ukuri uzamwubahe, uzamuhereza agaciro, kubera yuko uyu mukobwa ntabwo yirata, ntabwo yiyemera, kandi azi kubika ibanga, kandi nubwo akugirira ishyari. Rero nari nahagushyiriye uwitwa Miss Naomi. Miss Naomi nakubwiye ko umwe mu bakobwa batemenetse kandi batirata, bazi agaciro k'ikiremwa muntu, bazi agaciro k'abafana biwe. Umukobwa wa kabiri nakubwiye uwitwa Keti Bashabi. Uwundi nakubwiye yitwa Uwera Judith, cyangwa se umwite Judy. Undi mukobwa nakubwiye utemera ndetse kandi wicisha bugufi, uza agaciro k'abafana biwe, cyangwa se wubaha cyane abakunzi biwe, ni uwitwa Nyambo Jessica. Hakongera kandi hakaza uwitwa Bwiza Emerance. Bwiza Emerance we rwose agira umutima utandukanye n'uw'abandi bantu bose. Ese muri bano bakobwa bose nakubwiye, niwe ukunda, cyangwa se nyuma makeya niwe nawe ubona yuko atiyemera, atirata, nyine azi agaciro k'abafana biwe, cyangwa se azi agaciro ka fame yiwe? Icya kabiri kandi uze kwandika hasi muri comment, ese muri bano bakobwa bose niwe uzi neza yuko twibagiwe kandi rwose nawe atirata, cyangwa se atiyemera, kandi nyine akaba ari umusitari, akabazwi cyane, cyangwa se akaba akunzwe? Ndagushimiye cyane rero warebye ino video kuva itangiye kugera ahangaha igeze. Twebwe icyo tubereye ahangaha ni ukubagezaho inkuru z'imyidagaduro, ndetse kandi inkuru zifasha kubaka sosiyete, zisigira isomo buri muntu wese. Nukumve ibiganiro byacu ngo utahere aho ngaho, cyangwa se wumve nyine amateka abastari, cyangwa se wumve abastari tukugezaho ngo nurangiza utahere aho ngaho. Ahubwo nyine icyo ngusaba ni ukumva amateka yabo, ariko byibura uzajya uhana kugira isomo bigiraho, cyangwa se kumenya icyo ubakuraho. Ngiye bano bakobwa bose ikintu cya mbere mbigiraho ni ugukora cyane no gukunda abantu bose, cyangwa se kutishyira hejuru mu buzima.